umugore muri ADEPR niwe nyina w'umuntu ariko bibaye no gutsinda ari muri ba Rutahizamu bazatuma bya bitego byinjira. Umugore rero mu rugendo turimo, mu rugamba turimo rwo kurwanya icyorezo cya coronavirus, ari ku ruhembe, ari muri bamwe bari ku ruhembe. No kuvuga ngo habuzemo uruhare rw'umugore byagorana ko iki cyorezo twazagitsinda mu gihugu cyacu. Deya ni muzanyitoza umugeni Deya bivuga district executive administrator. Igitego cy'abacamanza ibice 5/7 ni igihe mu Bisiraheli hari intambara kandi zaragoye abantu benshi. Umwe witwa Debora haranditse ngo abatware b'Abisiraheli bari baracitse intege kugeza ubwo jewe Debora nahagurutse mpaguruka ndi umubyeyi w'Abisiraheli. Iyo usomye kino gice usanga uburyo Debora yagize uruhare rukomeye mu kongera mu gusubiza ku murongo cyangwa se mu gufasha umuryango wa Isiraheli. Rero ni mu kintu tudashidikanyaho no uruhare rw'umugore haba mu bikorwa by'iterambere ariko cyane cyane no mu bihe bidasanzwe nk'ibi turimo, aho igihugu cyacu cyugarijwe n'iki cyorezo cya coronavirus. Ni byiza kwibaza ngo uruhare rw'umugore ni uruhe, ni gute yakomeza kuba ku isonga. Iyo tuvuze kuba ku ruhembe nuko umuntu ari imbere, ko umuntu ari ku ruhembe niwe uri imbere, niwe iyo abantu bari gukina mu kibuga habamo abantu batuma ibitego byinjira cyangwa se abantu batuma ibitego bitinjira. Bibaye mu kurinda izamu wasanga wa muntu uri ku ruhembe ni wa muntu uri kurinda izamu ngo ibitego bitinjira. Ariko bibaye no gutsinda ari muri ba Rutahizamu bazatuma bya bitego byinjira. Umugore rero mu rugendo turimo, mu rugamba turimo rwo kurwanya icyorezo cya coronavirus, ari ku ruhembe, ari muri bamwe bari ku ruhembe. No kuvuga ngo habuzemo uruhare rw'umugore byagorana ko iki cyorezo twazagitsinda mu gihugu cyacu, kuko iyo mvuze ko ari icyorezo ni uko kirandura kandi murabizi ko kuva cyagera mu gihugu cyacu ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu, narindi kureba imibare yo ku itariki y'umunsi w'ejo bundi kuri 3, abari bamaze kucyandura ni 19,189. Kandi noneho kikagira n'ingaruka ko kimwe mu ngaruka zacyo nuko gitwara ubuzima, kirica
munsi wo ku itariki 3 abari bamaze guhitanwa nacyo mu Rwanda n'abantu 265. Urumva ko rero ni gitwara ubuzima bw'abantu, ariko nabwo ni ikintu cyakirindwa, mbega ni ikintu kitakwizanira, ni ikintu twese dufatanije tubasha kwirinda. Naba bapfa ntibapfe kuko twakirinze, cyangwa se bakagabanuka. Niyo mpamvu ikintu gikomeye dukwiye kongera kwibaza uyu munsi wa none ni uruhare hano, nubwo ari umunsi w'abagore cyangwa turi kuvuga ku mugore, ariko ni uruhare ki buri munyarwanda wese afite kugira ngo dufatikanye kwirinda iki cyorezo cya coronavirus, kuko nubwo ari icyorezo cyandura ariko ni n'icyorezo kirindwa. Hagiye hajyaho ingamba zitandukanye, hakajyaho ubukangurambaga butandukanye butwibutsa cyangwa butubwira ibyo twakora, ingamba twafata kugira ngo twirinde iki cyorezo cya coronavirus. Harimo kwambara neza agapfukamunwa. Iyo tuvuze kwambara neza agapfukamunwa nuko tukambara gapfutse umunwa kanapfutse n'amazuru, kubera ko uburyo iki cyorezo kibasha kwanduza abantu nuko bibasha guca aho hantu hombi, ngo mu buhumekero cyangwa se mu kanwa. Niyo mpamvu ari byiza ko twitoza kwambara neza agapfukamunwa. Turabizi bibasha kuba bibangamye kuko ni uburyo abantu batabamenyereye kubaho, ariko kuko nta buryo bwo kwirinda, niyo mpamvu abantu bakwiye kubyitoza bakabikora, kandi bakabikora bazi impamvu yabyo, bazi ko ari uko bari kurinda ubuzima bwabo kandi bari kurinda ubuzima bw'abandi. Hakazamo n'ikindi kijyanye no kudasuhuzanya. Buriya tugize uriya muco wo guhana intera, kuko nacyo ni ikindi n'icyo gusuhuzanya twakirinda. Kuyo tuvuze kudasuhuzanya ntibivuze kudakundana. Abanyarwanda turakundana, turasabana, ariko bijyanye no kwirinda icyorezo cya coronavirus hari ibyo dukwiye kwirinda kugira ngo turinde ubuzima bw'abantu. Mu gihe nk'iki ngiki umuntu ukunda uramurinda, kandi umuntu ukunda uramwirinda. Umuntu ukunda uramwirinda. Iyo ntaguhaye ikiganza ngo ngusuhuze, burya nuko ngukunze. Iyo ntaguhobeye nuko ngukunze. Mbere yuko koroniza, umuntu ugiye gusuhuza umukunze waramuhoberaga, ariko uyu munsi umuntu burya uza ushaka kuguhobera uzamubaza turacyankunda. Umuntu uzajya ashaka kuguhobera ujye umubaza atari kuracyankunda. Uzajya uzashaka kuguha ikiganza uzamubwira atari kuracyankunda, kuko umuntu ugukunda uyu munsi ikekana ko umuntu agukunda nuko akurinda. Ikindi ni icyo gukaraba. Intoki, kandi tugakaraba neza dukoresheje amazi, dukoresheje isabune, cyangwa se mu gihe ufite umuti uri gukoresha ukawukoresha neza. Uretse ko gukaraba binaturinda n'umwanda, ariko noneho dukwiye no kubikora kenshi, kuko tuzi ko binaturinda icyorezo cya coronavirus. Ikindi ni ukwirinda ingendo zitemewe. Iyo muze kwirinda ingendo zitemewe, ahangaha harimo no kwirinda n'ibikorwa bitari ngombwa. Twagiye uko igihugu cyacu, abayobozi b'igihugu cyacu tunashimira uruhare bagize mu kugira ngo iki cyorezo kidatwara ubuzima bw'abanyarwanda benshi, kugira ngo kandi tunagikire vuba. Ni muri ubwo buryo buri byumweru bibiri ubona batugezaho ingamba z'ibyakorwa. Muri ibyo hari ibyo batubuza. Mu byo batubuza harimo guhurira ahantu hatari ngombwa, ahantu hari abantu benshi, ariko hari igihe ugasanga abantu baracyaringa kuri aya mabwiriza. Turaza kubyibaza kubera iki ingamba zivugwa zigashyirwaho, ariko ugasanga iyo turi hamwe gutya kubona abantu bashaka kubyubahiriza, cyangwa umuntu yagera ahantu abantu bashinzwe umutekano agashaka kubyubahiriza, ariko baba ari abantu ari bonyine, ugasanga ntibashaka kubyubahiriza. Ubuzima bwacu dukwiye kumva ko ari twe bwa mbere bureba, kurenza uko twumva ko hari undi muntu ubushinzwe, hari undi ushinzwe kubitwibutsa. Ahubwo dukwiye kumva ko dufite iyo nshingano yo kurinda ubuzima bwacu n'ubw'abagenzi bacu. Turabizi abanyarwanda dukunda gutabarana iyo twagize ibyago, ariko ni byiza kubahiriza amabwiriza twahawe. Iyo twagize ibyago, hari umuntu twapfushije, iyo tugiye ku kiriyo tubyitwaramo gute? Hari umubare wagenwe ntarengwa. Ese ku kiriyo uyu munsi abantu bemerewe kukijyaho bangana gute? Ni bangahe?
mu nsubizo ko ni ikiganiro ni bangahe mu mabwiriza mashya dufite ku kiriyo hemeye kujya abantu bangahe abantu bangahe impamvu twari guhuza abantu benshi ku munsi twahuye n'abantu bakeya kuko bakeya muri hano ni namwe mufasha gukomeza ko dukomeza kubyibutsa abandi yego abantu 15 noneho hari n'ubukwe murabizi ko ubukwe babasha kujya mu rusengero cyangwa mu kiliziya cyangwa se ku murenge ariko nta reception zemewe icyo ndi kubivugira ibyo ngibyo nuko hari igihe usanga nubwo aya mabwiriza tuyafite ayo ugasanga abantu barayarenga kuyarengaho rero burya no gushyira ubuzima bwacu mu kaga no gushyira ubuzima bw'abagenzi bacu mu kaga niyo mpamvu nk'abantu turi hano kuko twese turi bakwiye gufasha ubuyobozi bw'igihugu cyacu gukomeza kumenyekanisha izi ngamba nugera ahantu ukabona abantu bagiye kujya kwiyakira bagiye gukora umunsi mukuru uzababwira ati ikintu muri kujyamo ntabwo cyemewe niba nagutumira ni naho uzasanga abantu bagira indi minsi mikuru mu ngo zabo gusurana ugasanga mu bintu bigenda byongera ubwandu nuko cya kintu za ngendo zitemewe bya bikorwa bitemewe abantu bakomeza kubikora ugasanga umuntu ari hano yaje aje kubasura ariko dukeneye kumenya ngo muri iyi minsi umuntu ukunda ntabwo ujya kumusura ugiye n'amaguru wamusura mu bundi buryo wamwohereza kuko abanyarwanda kenshi basuranye hari igihe ugiye n'umushyire n'ikintu hari uburyo bw'ikoranabuhanga wamushyira cya kintu wamuhamo cya kintu wamuvugisha ukoresheje ikoranabuhanga ariko umuntu ukunda muri iki gihe wirinda kumusanga iwe mu rugo iyo umusanze mu rugo ushobora kuba ugiye kumwanduza cyangwa nawe ushobora kuba ugiye kwandurira iyo wanduriyeyo iyo uje nawe wanduza abandi niyo mpamvu izi ngamba cyangwa ubu buryo bwo kwirinda dukeneye gukomeza kubwitaho tukabyibutsa abantu nabo tubonye babirengaho tukabibutsa ndetse cyane usanga hari ibintu bitandukanye bituma n'ubwo ingamba ziriho zafashwe abantu ntibazubahirize kimwe muri ibyo ni uburyo abantu birara kuko icyorezo kimaze umwaka ukabona ntabwo kiratwara ubuzima bwa murumuna wawe cyangwa umuvandimwe wawe ukirara ukagira ngo ntabwo gihari ariko ni icyorezo gihari ni icyorezo cyandura ni icyorezo cyica niyo mpamvu tudakwiye kwirara mu ngamba dufata zo kukirinda ikindi ni uburyo hari igihe usanga tubihuza n'indi myemerere n'indi myizerere ndetse ugasanga harimo n'abantu bavangirwa babasha guta umurongo w'inyigisho za Bibiliya bakavuga amarangamutima yabo bakaba bayobya abandi bayobya bagenzi babo bababuza ati ntiwambara agapfukamunwa imana ntabwo ibyemera ariko imana idusaba kwirinda idusaba kurinda ubuzima bwacu kuko ubuzima bwacu bufite agaciro imibiri yacu ni insengero z'Imana niyo mpamvu no gusengero rw'Imana rero tugomba kururinda niyo mpamvu nubona umuntu yigisha abantu cyangwa abuza abantu kujya kwa muganga abuza kwivuza ababuza gufata imiti ababuza gukingiza abana ababuza kujya muri mitiweli nk'uburyo bwakoreza abantu kwivuza ababuza kwikingiza ikindi cyorezo cyangwa n'indwara iyo ari yo yose uwo muntu ntabwo umwuka umubi aba ari umwuka w'Imana kuko Imana yo ishaka ko tuba bazima ishaka ko twirinda kandi ya miti yose idufasha kwirinda idufasha kwivuza ni imiti igenda iboneka bitewe n'uko Imana niha ubwenge abantu bwo gushyiraho ya miti bwo gukora ya miti rero hano nashaka kuvuga ko dukwiye kwirinda ndetse tugakomeza no kuganiriza abantu babasha gutuma za ngamba duhabwa tukanabacyaha tukababwira ko ibyo barimo bitari byo abantu basha gutuma za ngamba dufite zo kudufasha kwirinda zo kudufasha kurwanya iki cyorezo zidashyirwa mu bikorwa kuko uko abantu bamwe batazishyira mu bikorwa niko bikomeza gutuma icyorezo kidashira vuba wango nubona mugenzi wagenda atambaye agapfukamunwa uzamenye ko uwo muntu ari gufata icyemezo kizatuma tudasohoka mu rugo vuba niyo mpamvu numubona uzamucyaye nubona mugenzi wawe ari kugenda hoberana mu nzira uzamenye ko ibyo ari gukora biri mu bintu bizaduteza ubukene kuko uko icyorezo kigenda kidashira hari ibyo tudakora hari iterambere ridindira niyo mpamvu dukeneye twese guhagurukira abantu batita kuri izi ngamba zadufasha kwirinda kuko
bituma cya cyorezo kidashira. Gufatikanya kwacu twese nibyo bidufasha ko cya cyorezo cyashira vuba. Nk'umuyobozi w'itorero ni na byiza ko turushaho kumenya ko ingamba zose ubona zo kwirinda duhabwa uyu munsi wa none si ingamba zije bitewe n'icyorezo cya coronavirus. Niyo usubiye muri Bibiliya ugasanga za ngamba tugenda dukoresha uyu munsi ari ingamba ubona no mu bihe byashize hari indwara zagiye zibaho cyangwa ibindi byorezo byagiye bibaho, aho ugasanga Imana cyangwa se abari icyo gihe ubuyobozi bw'icyo gihe bukoresheje ubwo buryo. Nagiye nsoma ahantu hatandukanye nk'igihe kimwe hegeze haba uburwayi. Iyo usomye mu barebe 13:46 haranditse ngo iminsi yose ngo akirwaye uwo muze azaba ahumanye, aruhumanye abukwe ature hirya yaho mwabambye amahema. Urumva umuntu kumushyira mu kato ni ikintu cyanakoreshwaga no mu ndwara zindi zagiye zibaho cyangwa se gukaraba intoki cyangwa kwambara agapfukamunwa. Abarebe 13:4-5 ariko niba abonye ari iryo bara ryabaye ku mubiri cyashobora kuba ari ibibembe cyangwa ubundi burwayi bwaje, ngo uwo mutambyi akingirane wafashwe n'uwo muze iminsi 7. Ku munsi wa 7 uwo mutambyi asuzume, nabona uwo muze ugumye kuri uwo urwaye, uwo mutambyi yongere kumukingirana indi minsi 7. Urumva iyo tubwiye abantu ngo umuntu niba yarwaye niyiheze agenda agume mu rugo ntajye mu bantu kuko yarwaye icyorezo cyandura vuba gifata abandi bantu, hari igihe tubitekereza nk'ikintu cy'inzaduka, kwibaza atari ko ni gute naba mu rugo singiye gusuhuza abana, singiye gutembera. Birashoboka igihe wumva nta hantu hakurya, ariko nubwo nta hantu hakurya icyorezo ufite kirandura kandi kirica. Niyo mpamvu ukwiye kugira uruhare mu kukirinda no mu kukirinda abandi. Nkiraha ndashaka no gushimira Imana, tunashimira n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Dushima cyane uruhare rwagize, dushimira ari umuyobozi mukuru w'igihugu nyakubahwa perezida wa Repubulika n'abandi bafatanije. Uruhare ubona bagize mu gufasha abanyarwanda haba mu ngamba zo kwirinda. Ariko ikindi kintu twishimira ni uko uyu munsi mu gihugu cyacu hatangiye gahunda yo gukingira abanyarwanda. Ni ukurikije amakuru ni ikintu wumva gikomeye gihenze cyashyizwemo imbaraga nyinshi z'igihugu. Niyo mpamvu dukwiye kubishimira Imana, tukanayishimira ko yaduhaye ubuyobozi bwiza bwita ku buzima bw'abanyarwanda bubushyira imbere. Buriya hari igihe usanga rimwe na rimwe abantu bababaye kuko bavuze ngo iki cyumweru abantu ntibagiye gukora. Ariko nubwo batagiye gukora, impamvu ni iyi, nuko igihugu kiri kurinda abanyarwanda, kuko ubuzima bw'abanyarwanda, ubuzima bwacu nibwo bufite agaciro gakomeye cyane kurenza n'ibindi, kuko iyo twabaye bazima n'ibindi tuzabikora tubibone. Kandi buryo tutakoze n'igihugu nacyo kiba cyemeye cya gihomba, kuko iyo dukoze uko umunyarwanda atera imbere n'igihugu cyateye imbere. Ariko iyo cyahisemo kuvuga ngo ikintu gikomeye ni ubuzima bw'abanyarwanda, reka tubanze tuburinde, kuko niba bari bazima tuzakomeza dukora igihugu cyacu gitera imbere. Rero aha nashakaga ko dufatikanya gushimira Imana, ariko rwose tukanashimira abayobozi b'igihugu cyacu. Twari mu kanya mwari mukomye amashyi, ku mureke twongeye tuyakome, kuko iyo ukurikiranya amateka y'uburyo zino ngingo ziboneka urabona ko byasabye imbaraga nyinshi cyane. Ni ikintu cyerekana urukundo abayobozi bafite ku gihugu cyacu, ku banyarwanda. Kubera iki rero umugore ari ukwiye gufata iya mbere mu kurinda coronavirus, mu kuyirinda abandi. Turazirikana imbaraga umugore afite mu kwigisha. Burya kuko umuntu avukira mu biganza by'umugore. Abagore Imana bahaye imbaraga nyinshi, ibaha n'agaciro gakomeye ko kuba ba nyina w'abantu. Niyo mpamvu tuzirikana agaciro n'imbaraga umugore afite mu gutuma abantu birinda iki cyorezo, haba mu Rwanda, haba mu gihugu cyacu, haba ku isi, ariko no mu muryango wacu. Niyo mpamvu ubutumwa twaha umugore nuko tumushimira imbaraga afite, nuko tumushimira uruhare agira, ariko twongera no kumubwira ngo
muri buno rugendo muri buno rugamba rwo kugira ngo dutsinde icyorezo cya coronavirus turazirikana imbaraga z'umugore nk'umuntu uri ku isonga, nk'umuntu ufite ijwi ryumvikana mu guhana, mu gucyaha, mu kwigisha, mu gucengeza ibintu byiza mu bantu, nk'umuntu afite ijwi rituje ryoroshye ariko ricengera mu marangamutima vuba, ricengera mu buzima vuba. Niyo mpamvu dukwiye kumenya ngo ese mu murenge wacu, mu kagari kacu, mu mudugudu wacu, mu gihugu cyacu, ni ibihe bintu abantu, nihe myitwarire abantu bari kugira yatuma dukomeza gukwirakwiza iki cyorezo kugira ngo abantu bafatikanye muri za ngamba zo kubibuza abantu. Ariko aho turanagaruka no muri wa muryango, kuko nabwo bwa buzima bw'igihugu ntibwaboneka tutagize umuryango mwiza, umuryango muzima. Umugore afite uruhare rukomeye cyane kugira ngo ari abana, ari umugabo, ari n'abo mu muryango babashe kubahiriza za ngamba zirimo kwambara agapfukamunwa, zirimo kwa kudasuhuzanya, zirimo guhana intera, zirimo gukaraba intoki, zirimo no kwirinda bya bikorwa bindi bitari ngombwa. Itorero rya ADEPR mu Rwanda tuzirikana uruhare rw'umugore, haba mu bikorwa bitandukanye, haba mu ivugabutumwa, haba mu buryo rigenda ryaguka. Niyo mpamvu n'uyu munsi twashimye kuwufata kugira ngo dushimire umugore uruhare afite mu muryango, uruhare afite mu itorero, uruhare afite mu gihugu, kandi tunamushimire uruhare afite kugira ngo uru rugamba, uru rugendo turimo rwo kwirinda, rwo kurandura coronavirus, tumushimire ibyo akora, ariko twongeye tumubwire ngo turazirikana ko uri ku ruhembe. Ndashaka gusoza nongera kubashimira mwe turi kumwe, muhagarariye abandi bantu benshi twumva muza mushyira ubutumwa bwo kuvuga ngo coronavirus iracyahari, ariko twese nidufatikanya izarangira, kandi kurangira kwayo kwa vuba nibyo birinda za mpfu ziturutseho, nibyo birinda na bwa bukene bwaza, kuko byageze ku rwego abantu batabasha gukora imirimo yabo mu buryo busanzwe, kuko byageze ku rwego abantu batabasha kuva mu ntara imwe ngo ajye mu yindi. Ubu kuba tutabasha kujya mu turere twose, dukwiye kumva impamvu yabyo ni ukwirinda, ariko uko twemera kwirinda nibyo bizatuma wa wundi wari hano i Gasabo ushaka kujya mu bindi bikorwa ahandi bimworohera. Rero kugira ngo twihute mu iterambere ni uko tubanza kurenga iri teme rero ndi kuvuga, ni uko dufatikanya kugira ngo iki cyorezo cya coronavirus tugitsinde. Nsoza navuze ko hari ubufasha twageneye imiryango, ni imiryango 128, ariko muri ubwo bufasha harimo ibiribwa, ariko harimo n'ibikoresho byo kubafasha kwirinda coronavirus, harimo nka za kandagira ukarabe n'ibindi. Impamvu twagennye gushyiramo ibyo bikoresho ni ubutumwa bwo kubabwira ngo ibi dukeneye kubyitaho, kwirinda coronavirus, kuyitsinda birashoboka, ariko birasaba ubushake bwacu, birasaba amahitamo, birasaba kumenya ko niba dushaka gutera imbere, niba dushaka gukomeza kubaka itorero, gukomeza kubaka umuryango nyarwanda, ni uko dufatikanya tukabanza tugatsinda iki cyorezo. Kandi ubushake ubona uhera ku buyobozi bw'igihugu cyacu, imbaraga babishyiramo, natwe nk'abagenerwabikorwa, natwe nk'abanyarwanda duteye intambwe yo gushyira imbaraga mu kumvira ibyo dusabwa. Ndabizi ko ntabwo byatwara igihe kinini kugira ngo iki cyorezo kibe cyatsinzwe. Ndasoza mbashimira, kandi nongera kubasabira umugisha w'Imana. Nshimira Imana yakomeje kurinda abanyarwanda, nshimira Imana yaduhaye abayobozi bafite umutima wo kwita ku banyarwanda, kandi nshimira Imana yaduhuje. Nongera gushimira abagore muri rusange, mbifuriza umunsi mwiza. Murakoze cyane. Uriya usuye umuntu ukagira n'ikindi ujyana aza gusigarana aryaho, nacyo bacyujujeho ku byo batuzaniye, ariko intego nyamukuru kwari ukuzana ibikoresho by'isuku, harimo kandagira ukarabe na biriya bindi mwabonye, kugira ngo abaturage bacu twatuje mu mudugudu tugira ngo bazagire ubuzima bwiza buhoraho, birinde COVID-19, kandi noneho no mu mitwe yabo bibasigiremo ikintu gikomeye. Impamvu twahisemo abahana muri Nduba, hari umudugudu watujwemo abatishoboye, kandi by'umwihariko iyo miryango 128 harimo imiryango 99 iyobowe n'abagore. Rero
mu bijyanye n'insanganyamatsiko dufite no kwitegura umunsi mpuzamahanga w'umugore ku itariki ya 8. Muri iyo nsanganyamatsiko harimo ko umugore akwiye kuba ku ruhembe mu bikorwa byo kurwanya no kwirinda COVID-19, tugendeye ko harimo ubwo bwinshi bw'abagore. Twabonye ko ari byiza ko twaza kwifatikanya nabo tubazaniye ibi bikoresho, ariko tunabagezaho ubutumwa bujyanye n'uburyo abantu bakwiye komeza kwirinda. Umugore muri ADEPR niwe nyina w'umuntu, kuko twemera ijambo ry'Imana, twemera kuva mu iremwa uruhare rw'umugore, noneho no mu bikorwa byose by'ivugabutumwa, mu bikorwa byo guhindura, mu bikorwa byo kurera. Niyo mpamvu mu itorero, mu bavugabutumwa, mu mirimo itandukanye, umugore afite umwanya. Na niyo mpamvu mu itorero ryacu twanaginnye nyine ko uyu munsi, nubwo uyu munsi mukuru uzizirwa ku rwego rw'igihugu ku itariki 8, ariko twashyizeho ko uyu munsi ku itariki ya 5 nk'itorero twizihiza umunsi w'umugore, kuko tubona agaciro afite mu bikorwa by'itorero, harimo ivugabutumwa, harimo ibikorwa by'iterambere, harimo ibikorwa by'imibereho myiza, kandi itorero rizima rigira imiryango mizima. Rero ntitwagira umuryango muzima tudafite umugore muzima, ntitwanagira itorero rizima tudafite imiryango mizima. Ibiribwa twabahaye n'ibikoresho twabahaye bifite agaciro ka $6,840,000 nibyo twatanze muri uyu mudugudu. Birimo nyine, ariko icyambere twashaka gutanga ni ibikoresho byo gufasha abantu kwirinda COVID, bijyanye n'insanganyamatsiko dufite, binajyanye nuko icyifuzo ari uko umugore akomeza kugira uruhare mu kwirinda COVID. Birumvikana nubwo dutanga ubwo butumwa, ariko ni byiza ko nk'umuco, burya ibikorwa by'urukundo, ibikorwa byo gufasha, ibikorwa bya gikristo, ni byiza kumenya ugiye kureba gusura umuntu uretse icyo ngicyo umushyiriye nta kindi akeneye. Niyo mpamvu twabonye hejuru y'ibikoresho by'isuku byo kubafasha kwirinda coronavirus, turi bwongereho n'inkunga y'ibiribwa yo kubafasha. Iyi gahunda yo gufasha ahantu ho twabyizihije ku rwego rw'igihugu, ariko n'igikorwa twagiye dukora mu turere dutandukanye, mu matorero atandukanye. Yewe nubwo uyu munsi twaje mu buryo bwo kwizihiza uyu munsi, ariko ni n'ibikorwa dushyiramo imbaraga umunsi ku wundi.